ndavuga intara y'Uyuda baririmba rwaye zintwari rwivugira mu gituza cyananiye abagambanyi uw'indamutsa ziratindikanwa amahina yego ye munsi y'umusaraba umukiza Yesu niho nifuza rwose guhora mpagaze n'ibuye ry'igitare rimbere igicucu rinkiza impagarara mu rugendo rwanjye uwo musaraba we wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo by'Imana ihoraho unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye mu rwego ugeza mw'ijuru hirya y'umusaraba mbona y'umurera n'umunwa w'ikuzimu waka nk'umuriro imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko unkize n'abayo kuri uwo musaraba ndasa n'ushobora kureba Yesu abambwe ari njyapfiriye ndatangaye mukiza niwari ukwiye munsi y'umusaraba nzaguma iteka naho naburi ibyanjye ntiwubonamo inyungu nta soni mfite uretse ibyaha byanjye uwo mwamini mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari yewe Yesu ari yewe umutazimiza ari yewe soko y'ibyishimo uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana iri kumwe natwe ari yewe Yesu ari yewe inshuti yera yewe umwami w'amahoro yewe gitare cy'amahanga ari yewe ari mu mutima